Nkomeje kubifuriza amahoro y'Imana bakunzi ba channel yanjye yitwa Gakondo Music Live. Komeze mugubwe neza cyane kandi iminsi igomeze ibahire. Nkuko namwabibonye rero kuri poste y'ubushize nakoze accident, usibye ko bitabaye grave cyane, nyine Imana yarahabaye yarandengeye. Ngira ngo mwari muntegereje mwihanganye. Umunsi no ku cyumweru nifuje kongera kubasusurutsa. Ngiye kubaririmbira indirimbo yitwa Soko Kwiteke. Ahita nkurikizaho indirimbo yitwa Uko Nagiye i Bugande. Nizere ko ziri bubashimishe. Nongere nkwibutse gukora subscribe, sharinga kugira ngo bibonwe na bose, na comment nazo ziba zikenewe. Kandi hari ikitagenze neza, burya natwe turi abantu, hari igihe twibeshya. Ugomba kumbwira ati aha hantu gutya na gutya si neza, wabona ari byiza nabyo ukabishima. Burya bintera courage no gukomeza kubaba hafi. Twagiye noneho. Soko kwiteke ukundwa na bose, ko nanjye numva ngukunda, waza tukibanira. Soko kwiteke ukundwa na bose, ko nanjye numva ngukunda, waza tukibanira. Nsanga nyabusa nsanga, ubona buri munsi ngutumaho, mubwira uko ukeneye, mubwira yuko tegereje. Nsanga nyabusa nsanga, ubona buri munsi ngutumaho, mubwira yuko tegereje, mubwira yuko ukeneye. Uramutse umbwiye ngo ya, amarira yakwisuka maze ukabona ndaje. Uramutse umbwiye ngo ya, amarira yakwisuka maze ukabona ndaje. Uramutse umbwiye ngo uraza, nagira ibyishimo byinshi, numva ko uri buze kunsura. Soko kwiteke ukundwa na bose, ko nanjye numva ngukunda, waza tukibanira. Gerageza ushimisha umutima ugukunda, mwiza we, kuko numva nshaka ko tubana. Gerageza ushimisha umutima ugukunda, mwiza we, kuko numva nshaka ko tubana.
bakunze ibindirimbo rero, iyi ndirimbo yitwa Soko ku Iteke nizere ko yabashimishije. Ngiye gukurikizaho indirimbo yitwa Uko Navugiye i Bugande. Niba waragiyeyo ntibiguhire, ntabwo ari ukugucyurira, wihangane, nyine niko isi yubatse, ariko ndibwira ko abagiyeyo benshi bibahira da, ahubwo nawe ndashaka kuzajyayo. Twagiye. Bambariye bambesha ngugiye i Buganda bataye ubutindi ndararuka ndi Buganda ndararuka ndi Buganda. Bajyaga bambwira ngo abavayo bazana ivarisi n'agasafuriya n'agatara bacanye ku manywa ya rukamba. Ndararuka i Buganda ndararuka i Buganda. Besha abantu biwacu ko njye i Kigali bantuma y'ibintu bampa n'amafaranga ndayambukana, kuko nagiye i Buganda. Masaka Mbarara ngenda ndaraguza ninda ngera mu mujyi Kampala na Mirembe, kuko nagiye i Buganda. Nuko ndagenda mpura n'umugore agandi nyabo, nawe ati ni Marongi sebo. Nuko ndamukurikira ko nari nizeye ko ampa akazi. Turagenda tugeze imbere ati turabanza, nanjye ntikare nyabo. Mu gitondo ntangira akazi k'ububoyi, hashize imyaka 2 ndagaruka, nza mbesha ngo namburiwe Mbarara, kuko nagiye i Buganda. Ko nagiye gushaka ubukungu, umukobwa nasabaga ararongorwa, ibyanguye bimarwa n'umukeno, ibyo byose byabaye imitagiye. Ayiwe ayiwe, kuko nagiye i Buganda, kuko navuye i Buganda, hehe no gusubira i Buganda. Ayiwe ayiwe. Ukomeze mugubwe neza rero, izi ndirimbo nizere ko zabashimishije, aho ku kindi cyumweru Imana itugejejeho amahoro. Ciao ciao.